kuko hakoze ubundi ubu Imana iri mu ijuru yo ntibibona ubu niyamanuka ikamanura inkuba n'ibiki byose ikarwanira M23 koko kuko isi biragaragara ko isi nta butabera igira shaka ariko ngo akari no kumuhigi nawe ntiyorohewe Iran iraje mu bombarde bongereho Korea ya ruguru bongereho barwane noneho ahubwo ikintu sabe intare za saramwe ni za divasinge nkaho nta n'ikintu cyabaye ibyo barasimbutse yego bafashe ibihano nawe ushobora gutekereza ese abantu ko bafashe ibihano uwo bafatiye ibihano ko hari nawe ingingo imurengera ari nayo ya mbere kandi ingingo ya mbere ko nta kintu kimwe yakozweho yirasigara ihagaze itubundi hano rero niho ruzingiye ni ukuvuga ngo hano ikintu kirimo Gasaro kanyivugemo gatoya ni ukuvuga ngo ahangaha ni waye moko ya gatatu yatungura none karwana ku mugaragaro yerekana ko nubundi bihano birahari nubundi ibyo byose birahari kubera ko yirengagizwa none ikarwana nkaho nta n'ikintu kiriho bakanirwa kongera gufata ibindi bihano sasa rero ku bihano byafashwe byarangiye siko bimeze ibihano byayifatiwe none nta n'ikintu barimo bakora kugira ngo noneho ya ngingo ya mbere yubahirizwe bivuze ngo abangaba burane nkaho bahawe uburenganzira none bwo gukora icyo bashaka njye niko mbyumva n'abantu baze bakireho comment zabo twumva yego nta kindi cyari buze gukora cyeka naza n'indege akaza kurwanira kisekete yego ariko abangaba Tayari impamvu yabo biragaragara ko Trump yabogamye bararwana berekana kubugama kwa Trump kandi Trump nawe ntago ari bubihakane kubera ko yafashe ibihano kandi hari bigomba kubanza kubaho Trump nago ibungubu nawe yaburana ngo bikunde abana barakubwira ati gupfa no gupfa ubu Trump nago yaburana ngo bikunde kuko ibi bihari ubu rero hari ADF ya devices nibwo bamenya ko ibyo bavuga bikiniraga burera babafande bafatiye ibihano afande mwamba bare mugakubita abaginga mukabarasa ubundi mukandika amateka n'ubundi ko ari hahandi cyo muri aba general kwera fande mubaraka muganga w'intambara kwera fande wanda se aduyi kwe fande rasaduyi ibyo bihano n'ubundi babifata ariko wabahaye kwera n'ubundi babifasha utaraba bahe noneho reka nyarukire gato cyane muri Minembwe aho mbona ati Minembwe kuri itariki turosi ya gatatu ati imirwano irakomeje ati imirwano irimo kubera mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane Gakenke no mu duce duhakikije nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace abyemeza ati ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo ngo batangije ibitero birimo gukoresha drone z'intambara ndetse no kurasa ibisasu bya artillery mu gusubiza ngo ingabo za Alliance 5 Congo Mouvement du 23 Mars ndetse nazo zihagarara aho zagabye igitero cyo kwirwanaho bituma imirwano irushaho gukomera cyane kandi kugeza ubu ni haramenyekana neza uko bihagaze gusa urugamba ni imberenge urugamba rwa iherereye hano muri Osobanyu yego werekeza Warikare kandi nkubwira ko barimo barwanira muri centre ikomeye yitwa Kibati urimo urabyumva yego Kibati rero uvuye Kibati imbere gatoya barahita binjira Warikare ku muryango wa Uvira barahari ushobora no kubujya kubona ukabona Uvira Kindu Warikare byose bibayatomba icyarimwe ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri GASARO tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri GASARO@gmail.com hitamo GASARO ntago uzicuza kuko hakoze ubundi ubu Imana iri mu ijuru yo ntibibona ubu niyamanuka ikamanura inkuba n'ibiki byose ikarwanira M23 koko
kuko isi biragaragara ko isi nta butabera igira. Fatira ibihano umuntu wirwanaho, hari umutwe w'iterabwoba. Nukwanga imitwe y'iterabwoba ikora kuri Amerika, ariko ku bindi bihugu imitwe y'iterabwoba ntacyo bivuze, ahubwo irashyigikirwa na Amerika. Buri washyigikira Al-Qaeda cyangwa Al-Shabaab bakajya kurimbura Amerika, ariko nabo bihorere. Shaka ariko ngo akari no kumuhigi nawe ntiyorohewe. Iran iraje mu bombarde, bongereho Korea ya ruguru, bongereho barwane. Noneho ahubwo ikintu sawe intare za saramwe ni za divasinge, nkaho nta n'ikintu cyabaye. Ahubwo ibi bintu bibatera umujinya n'uburakari wo kurwana umuhenerezo. Murase yaduye mu mucaginge. Hanyuma se iki kintu uvuze wise unyereka ikindi gitekerezo, aho benshi bari kwibaza bati ese uku gufatirwa ibihano mise nanabibona ati never na Tshisekedi ko bishoboka ko ubwo Trump yabaye bataye mu mutego. Sibyo se urumva nyine ko nagiye gukubitayo gatoya. Ate si byo gufata ibihano, ati byo mwabanje mugasubiza amaso inyuma murasanga ntacyo bihatse. Ubwo ni text ate ese byaba ari umutego never na Tshisekedi batawemo. Ubwo ni ukuba babanza gushaka uko basenya, niko mbitekereje. Ni iyo text nuko ivuga gusenya FDLR. Yego wa mugani ugasanga none se urumva sibyo barasimbutse, yego bafashe ibihano. nawe ushobora gutekereza ese abantu ko bafashe ibihano, uwo bafatiye ibihano ko hari nawe ingingo imurengera ari nayo ya mbere, kandi ingingo ya mbere ko nta kintu kimwe yakozweho, yirasigara ihagaze itubundi. Hano rero niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo hano ikintu kirimo Gasaro kanyivugemo gatoya. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni waye moko ya gatatu yatungura none karwana ku mugaragaro yerekana ko nubundi bihano birahari, nubundi ibyo byose birahari, kubera ko yirengagizwa none karwana nkaho nta n'ikintu kiriho, bakanirwa kongera gufata ibindi bihano. Sasa rero ku bihano byafashwe byarangiye, siko bimeze. Ibihano byayifatiwe none nta n'ikintu barimo bakora kugira ngo noneho ya ngingo ya mbere yubahirizwe. Bivuze ngo abangaba burane nkaho bahawe uburenganzira none bwo gukora icyo bashaka. Njye niko mbyumva n'abantu baze bakireho comment zabo twumva. Yego. Abandi bagashaka kwerekana ko ibi bihano kuba byafashwe ndetse aho bari gusa no bagaragaza ko ino MAA23 idakora ku giti cyayo kuko yabonye muri la text atahubwo ko ushobora gusanga ari bwo uno mugabo witwa Trump akojeje agati mu ntozi MAA23 ikaba igiye kurwana nk'abiyahuzi. Urumva ko bonarebyemo nanjye. Yego. Ati kabari bwo igiye kurwana. Hano bagiye kurwana ngaho nari ikintu bitayeho. Ati nk'abiyahuzi. Ati kujya babereke bati burya abo mubeshyera abo murenganya, ati murenganyiriza ubusa ni twebwe. Ibi bihano bafatiye mu 23 iri for profete okazi. Niba profete ibi bihano bavuga ati urundi byarangiye mwadufatiye ibihano kandi ingingo ya mbere yananiwe kubahirizwa. Nimureka tuyiyubahirize rero. Badivasige bakubite abo bafashwe amateko babohereza mu Rwanda tayari bakomeze barwane kugeza ku munota wanyu. Buriya Trump ningawe bakinguriye imiryango rero, kuko bakoze ikintu cya kabiri kandi hari kubanza gukora icyambere. Icyambere kirakorerwa gute rero? Icyambere kirakorwa nande? Yego. Abahungu ni bakikorera. Nta n'ikindi uko ibihano n'ubundi byafashwe ntacyo bakera. Ukoze hariya rero bitwa no kurangiriza yakaboko. Nibakubite yaduye. Nta kindi cyari buze gukora. Cyeka naza n'indege akaza kurwanira Tshisekedi. Yego. Ariko abangaba tayari impamvu yabo biragaragara ko Trump yabogamye, bararwana berekana kubogama kwa Trump. Kandi Trump nawe ntago ari bubihakane kubera ko yafashe ibihano kandi hari bigomba kubanza kubaho. Trump nago ibungubu nawe yaburana ngo bikunde. Abana barakubwira ati gupfa no gupfa no. Ubu Trump nago yaburana ngo bikunde kuko ibyihano yamaze kubifata. None kabizano bati uyu mugabo witwa Makenga ataraje atanga amawuda avuga ati kibati ntiravamo avuga ati nubundi gupfa no gupfa no gukira no gukira, ati bagusubira inyuma. Kibati ntiravamo mwo kabyara. Ati gupfa no gupfa no gukira no gukira, ati nta gusubira inyuma, ati mwadvancing nta kundi nyine kama mbaya. Ati muri ku rugamba bari ku rugamba nuko nyine. Ariko nanone bakanakubwira ko nubwo birirwa bavuga ati RDF
MAA23 ati biri mu bintu bijya bitera aba basore n'umujinya ati iyo tuza kuba iyo RDF badushinja ihari koko ati ntago twari kuba tukiraha sibyo se nyina kubwiraga ariko byumva RDF umva dufite indege za danger gasa za devasinze hariye ntangora nta kintu yavuga dufite ibifaru sibyo dufite amadrone dufite intwaro ziza zigezweho cyane ko dufite n'uruganda sibyo ruzikora nkafane Mubaraka muganga avuze ati noneho bamfatiye ibihano ntararwana none reka ndwanire ukuri kwizina ry'Imana ntago ryarema ariko na barabivuga bati RDF ko kiramutsiri muri iki gihugu cy'abaturanyi ati ntago MAA23 mbese baba bigiza gutya ntago byemeze gutya se gute none se muri 98 kujya mu 2003 twarwanye n'ibihugu byo byose bya Angola Namibia Zimbabwe ntuze ibihugu 8 wongeramo na FDLR n'ibiki byose sibyo ibyo se byatubyo tutagira za Kabaro na za Kongoro na ntuziriya za Gatanga yose yari giye gufatwa ibyo bihugu se n'ibyari bihari ubu rero RDF ya devasinze nibwo bamenya ko ibyo bavuga bikiniraga burara babafande bafatiye ibihano afande mwamba bare mugakubita abaginga mukabarasa ubundi mukandika amateka n'ubundi ko ari hahandi ko muri aba generali kwera fande Mubaraka muganga w'intambara kwera fande wanda se aduyi kwe fande rasaduyi ibyo bihano n'ubundi babifata ariko wabahaye kwera n'ubundi babifasha utaraba bahe noneho oya none se ko batateye u Rwanda nta urumva ntabwo yajya gutera hariya kubera ibihano yafatiwe ahubwo ikintu kiriho ese baramufatira ibihano kubera iki nyine nicyo nkubwira kandi atarimo kurwana nicyo nagiye kubwira ahubwo nicyo kintu nyine ko bamufatiye ibihano atarimo kurwana none ubwo nagenda rwana utatekereza utese ino umugabo aramutse amagana afashe n'ibi bihano ari nko kugira ngo abonebe reaction nabyo wabitekereza bwana Magaje areba reaction burya twebwe abasivile tureba hafi ndavuga ngewe ariko umusirikare nka Mubaraka muganga abareba handi hantu ariko kuva ati wabona ari umutego kugira noneho twerekana iki wahamugani ko twanabafasha nabyo wabitekereza amagambo ariko kuri iyi nshuro kubafasha no kutabafasha byose ni kimwe birutwa nuko rero noneho uva ku murongo y'imbere cyane ubafasha noneho kumugaragara kuko n'ubundi kudafasha M23 ahubwo ku Rwanda ni amakosa akomeye cyane u Rwanda rwakaye rufasha M23 noneho uva RDF kadivasinga imbere kuko M23 n'ubundi irimo iradufasha kurwanya aduyi wacu sibyo aduyi wacu ni FDLR warimbuye wamaze abatutsi mu Rwanda nuye waracyafite gahunda yo kuza kubarimbura n'ubundi ubu tudafashe mu 23 ubundi wakora iki ubu se babaye batari hari azarubanya n'ahandi ko mu madrone zakagarukira hariya utekereza ko ataza dusanga i Kigali se yego none se ni gute se ubundi wakwirengagiza abantu bari bagufasha tugize amahirwe baduhagarariye hariya yaba batari hariya so bitero tuba tumaze kwakira hano muri uru Rwanda birangane none mu 23 babaye ingabidukingira ahubwo umva afande Makenga Imana ikongerera imbaraga n'ingabo nyinshi zo kurwanya ababanzi b'u Rwanda n'abanzi b'ubwoko bw'abatutsi muri rusange reka nyarukire gato cyane muri Minembwe aho mbona ati Minembwe kuri itariki turosi ya 3 ati imirwano irakomeje ati imirwano irimo kubera mu gace ka Minembwe muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane Gakenke no mu duce duhakikije nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace abyemeza ati ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo ngo batangije ibitero birimo gukoresha drone z'intambara ndetse no kurasa ibisasu bya artillery mu gusubiza ngo ingabo za Alliance 5 Congo mu February 23 Mars ndetse nazo zihagararaho zagabye igitero cyo kwirwanaho bituma imirwano irushaho gukomera cyane kandi kugeza ubu ni haramenyekana neza uko bihagaze gusa urugamba ni imberenge urugamba rwo rwakomeye
twibukiranye neza ko MAA23 ati ewana ati nawe yise irwana urugamba rwo kwitabara bwangu. Sema abona kubwiye ngo hasaza Gakenke na Mikenke FARDC hageze gute? Impamvu yahageze iraza kumenyekana. None ibintu bagiye kubakurira ni maajabu ya Musa. Sinkubeshya gasa. Urabona baraje bederegembeje uruba bamaze kubona iyo misada yose, babonye imisada y'abanyangora, babonye imisada za drone n'ibiki byose, misada y'abarundi, ibyo byose nibyo bizeye ko bizabarwanirira ntambara. Ariko se mu rundi ruhande werekeza za Shabunda ntago wabonye ahitwa za Kimbiri ko habaye Tombee. Sha gasa urugamba ruraza kuba rwahinduye isura mu minsi mike. Ndetse hari n'ibindi bintu bihishwe imbere hariya tutari twinjiramo, ariko mwebwe mutegereze muze murebe. Karabaye. Seme niribangara. Oya. Banzura imene. Oya nta kibazo, ntacyo ritwaye. Reka mbivuge ntacyo bitwaye. Bivugwa ko AFC23 iri gukora igikorwa kidasanzwe. Ataho gishobora gutungura cyane abategetsi n'ingabo za Kinshasa, Angola n'abarundi. Ativuga ko ubu ngubu AFC23 yamaze kwigarurira umudugudu wa Buhimba, iwurenga ikomeza imbere. Ati bibiri muri Warikare. Ivuga kandi ko batari guhagarara, ahubwo bakomeje gutera imbere mu buryo bwateguwe neza. Ati ingabo za mbere ziri ku muryango hafi wa Uvira, ingabo za kabiri ziri ku muryango Warikare, ingabo za gatatu n'iza kane nizo ziri ku muryango wa Kindu. Ati nizo zizakora igikorwa kizatungura cyane umwanzi. Ati kandi iki gikorwa gishobora kuzaba amateka. None se unarimo mbikubwira nti hari ikintu kigiye kubaho. Ubwo ntago narimo mbivuga ubwo ntago abantu baba babyumvise. Buhimba iherereye hano muri Osobanyu. Yego. Werekeza Warikare. Kandi nkubwira ko barimo barwanira muri centre ikomeye yitwa Kibati. Urimo urabyumva? Yego. Kibati rero uvuye Kibati imbere gatoya barahita binjira Warikare. Ku muryango wa Uvira barahari. Ushobora no kubujya kubona ukabona Uvira, Kindu, Warikare byose bibaye Tombee cyarimo. None bakabura ibyo bavuga. Abikoze sishaka ko abanyana bari kwabwira batariko nubu ngubu ko kumukoroneri wacu agiye gutyo ati nta no guho. Wa mugari ubona no kumuhore. Niko ndi kubona abantu bibaza ati ubu koko nta kintu turabona. Ati ntacyo turabona utugutu n'utuntu turaborega gasa. Ngabuze ko mbona n'ibya Kazinga tubicemo bya Kazinga. Kazinga ntirafatwa. Ati Kazinga ati umudugudu wa Kazinga uherereye mu itsinda rya Nyamaboko mu karere ka Masisi. Ati wongeye kujya mu maboko y'ingabo za AFC23. Ati kuwa kabiri mu masaha nyuma ya saa sita nyuma y'imirwano ikaze yahanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwara gisivile yitwa Wazalendo na Coalition. Nk'uko amakuru aturukaho abyemeza, ati abaturage bavuga n'itangazamakuru bari aho bavuga ko habayeho kurasana gukomeye guhera mu gitondo. Ati ndetse bituma hari benshi bo muri Coalition bagwa muri ibyo bice. Yego, ati umubare w'abahaguye gusa n'abakomeretse ntabwo wahise umenyekana. Ati kandi agace ka Masisi gakomeje kuba kamwe mu hantu habera imirwano cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta zikunze guhangana n'abarwanyi ba MAA23. Yego. Ngayo nguko twe twanababwiye ko yabaye Tombee. Twavuze ko yabaye Tombee. Kare babwiye pe hashize n'iminsi. Hoya burya yaje kongera kuvamo. Abazarenda urumva hari ibice bihakikije byari bikirimo abazarenda. Noneho baje ari benshi ikora ya reprise strategie yo gusubira inyuma. Noneho iraza irabasiribanga hano ngo haje kugwa abazarendo barenga 74. Haguye FDLR zirenga 18. Bahafatiye imbunda n'ibikoresho bitagira ingano.
hano rero urumva bariya bagiye kurwana za Kibati bariya bafashe Buhimba ni ukuvuga ngo basize inyuma abangaba bivuze ngo abangaba nibacomoka gatoya ubwo bagomba kurobonera iyo mu mashyamba ntabwo bazabona umuhanda batwara Warikare yego uko umuhanda wa Warikare ubu nibo barimo barwaniramo nibatihuta rero ngo bajye kuri bagenzi babo inzira z'ikigendwa biraba birangiye wabyumvise rero ahangaha aka gace kakazinga rero nako ni agace kari strategique kareba impande nyinshi zitandukanye zituruka mu bari abanzi baba FDLR na coalition muri rusange no kuvuga ngo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.